Bakunzi ba Dede Fashion TV nongeye kubasuhuza, ni Dede nk'ibisanzwe. Nongeye kubashimira mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mudahwema kunyereka urukundo. Imana ibahe umugisha kandi ndabashimira cyane, urukundo munyereka ndarushimira. Uyu munsi rero ngiye kubereka ibice bigize imashini. Mbere yo kugira ngo umenye kudoda ugomba kuba uzi ese imashini igizwe n'ibihe bice, ese kugira ngo umenye aho urudodo rwo munsi ruhurira n'urwo hejuru, ese munsi y'iyi mashini hateye hate, inyuma hayo hateye hate, buri kantu kose ukakamenya. Rero tugiye kuganira, ngiye kubereka buri gace kose kagize imashini k'ingenzi kadashobora kubura, udashobora kukabura mbese. Nibyo tugiye kureba. Kariya kantu nkozeho kitwa ijisho ry'imashini, niko ufungura ukinjizamo urushinge. Akariya ndimo gufata kitwa ipasi, niko umanura hanyuma kakamanuka kagahura n'amenyo yo ku mashini, ubundi bikabasha gusunika umwenda. Ahangaha ni reglage y'imashini, kugira umenye ngo irimo iradoda fronce, iri kudoda indodo zikomeye, iri kudoda utuntu dutoya, ese intambwe ndazongera gute. Ni aho ngaho ufungura ako ngako. Abenshi haba hariho akameze nk'agashinge cyangwa agatibe, sinzi uko nakita, k'umweru. niko ugenda ukora reglage. Haba hariho imibare, ubundi muri normale ni muri 7, kuri iyi yanjye muri normale ni muri 4, kuko iyi ngiyi itandukanyeho na za zindi zisanzwe. Iyo yitwa Panama, ibasha kudoda imipira. Hanyuma hariya bahita mu makuta, ni ahantu urudodo urwinjizamo. Tuzabireba uburyo umuntu yafira imashini. Kariyo gafunze nabi ntabwo imashini ishobora kudoda neza, idoda ibintu biranda, indodo zikipfundika, ibintu byinshi. Ni ukuvuga ko gahuzwa n'iriya reglage twabonye mbere, ubundi bikabasha kurekura urudodo ruzima, bityo bigapfundika neza. Hanyuma tugiye gufungura mu menyo. Kenshi imashini iyo ifite ikibazo hariya mu menyo nibwo itabasha kudoda. Hanyuma twamaze gufungura akabati ko hejuru. Aka ngaka niko bita akabati. Kitwa akabati kuko ngira ngo nta kundi kuntu twakita, ariko niko gapfundikira amenyo nyine. Kaba kananyerera, karimo imyenge yerekana amenyo aho agomba kuba ari n'umwanya wayo, ariko icyo gihe ubwo nyine niko kabasha gusunika umwenda ntupfuke. Ngiye kubereka uburyo ufungura imashini, wenda indodo zafashemo mu menyo. Aya niyo menyo nari ndimo gukoraho. Ayo niyo menyo, ni ukuvuga niho ahurira n'ipasi. Kariya kabati iyo karimo kabasha gutandukanya ipasi n'amenyo, hanyuma umwenda ukabona kujyamo umeze neza. Kiriya nkuyemo bakita icyungo, kariya nkuyemo nyuma bakita ijisho, nako kitwa ijisho ryo mu cyungo. Ubwo ni ijisho ry'icyungo. Kariya rero nako bakita ijisho cyangwa urushinge. Ni urushinge rwo munsi, nirwo rubasha kwizengurutsa. Ruba ruhuye n'itiyo ijyana kuri pedali hirya, kuri cya kizeru bafataho bapedara, ku buryo ugikaraze nako ubwako karikaraga. Hariya niho hinjira ijisho ry'imashini, hakinjiramo n'icyungo. Ubwo nyine ndimo ndabereka uburyo ushyiramo amavuta. Imashini buri munsi igomba kujyamo amavuta mu mugoroba ugiye gutaha. Ni kuriya ubigenza.
bagenzi mukore subscribe kuko ubu twatangiye kwiga kandi nzi neza ko muzishima. Turangije gushyiramo amavuta, ubwo ni ukuvuga ngo iyo uyihambuye ugasanga harimo umwanda, nawe ubanza kuwukuramo ugashaka agatambaro kameze neza ukagahina, ukajya ugacisha munsi y'amenyo kagakuramo imyanda yose irimo. Ugafata rwa rushinge rwawe na cya cyungo cyawe ugashyiraho amavuta nacyo. Uko imashini itajyamo amavuta ivuga nyine igira sawundi mbi cyane, kandi ikiza cy'imashini iyo yafiye nabi urabyumva iyo urimo kudoda. Noneho ka kantu rya jisho ryacu urirebeshanya na rwa rushinge rurimo imbere, ukabishyiramo neza witonze ku buryo ubona ko byahuye neza kicayemo. Wakaraga ukabona ntigahubutsemo. Iyo ugize nabi, iyo wagashyizemo nabi urakaraga kagahita gahubukamo. So tugiye gushyiramo na cya cyungo cyacu, kariya niko bita icyungo. Akangaka nicyo cyitwa icyungo cy'imashini. Hanyuma ukagashyiramo. Icyitonderwa, wabonye ahantu hameze nk'ahasatuye, niho werekeza ku menyo. Hari akandi kantu kaba kari hepfo ku cyungo kameze nk'agashinge, noneho mo imbere haba harimo akanya aho ka gashinge kari buhagame. Ugomba kugishyiramo neza ku buryo ka kantu navuze kameze nk'agashinge gahita gahagama muri ka kenge. Wakaraga ukumva nta kibazo, kuko iyo ubishyizemo nabi urakaraga bigahita bivamo, ariko iyo washyizemo kiriya cyungo ntabwo bivamo, ahubwo bihita bimera nabi, bivuga nabi. Twagishyizemo bimera neza, dufunga amapata yacyo, ugahita ufata kariya kantu mbona ndimo gucengezamo bakita ihori. Niko kitwa, sinzi ubwo nimba ihora ari mu Nyarwanda, ariko niko kitwa. Kaba karimo kanete, ako bita kanete umuntu azingiraho urudodo, ukagashyiramo neza witonze. Nzabibereka uko umuntu agashyiramo, ubundi ukagashyiraho mo kuriya, niko kaba kazingiyemo rwa rudodo. Amenyo rero ngariya amaburo yayo, ngira ngo murabona neza ko umuntu arimo gupedara bya bintu twashyizemo ntibihubukemo, ntabwo bishobora kuvamo. Ubwo iyo urangije kubishyiramo ukabona bigiyemo neza, wapedara ukabona birakunze, uhita urambikaho ka kabati, ukaringaniza ku buryo akenge karinganira n'akandi kenge ko hasi. Ugashyiramo amavuta naho kugira ngo hatazazamo umugezi. Noneho ugafata ya maburo ugatangira gushyiramo, ugatangira kugafunga neza. So ndabashimiye rero, nshimiye wowe wakoze subscribe, wowe utarayikora nawe yikore kugira ngo turusheho kuryoherwa, turusheho gusobanukirwa ibintu byinshi. Ahangaha ko kuyica namaze kuyizera, namaze kwizera umutekano wayo, biranyorohera. Mba numva meze neza mu kuyikoreraho, mba numva ifite security. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo mukore subscribe. Izindi zose mwayikozeho usibye Holiday TV Show, niyo mudakora, muzakomeza gusura mukayikurikira, ariko iyindi mbere twatangiriyeho mu kwiga kudoda ntabwo igikora. Ubu ngubu iyo ndimo kwigishirizaho niyi. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha.